Yes, reka nongere rero ngusuhuze kandi wikaze wowe udahwema gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Uyu munsi tugiye kuba tuganira ku bintu ushobora gukora bigatuma uzamurirwa umushahara. Ibi ni ibintu by'ingenzi ugomba gufata ndetse byaba na ngombwa ukareba aho byandika kugira ngo bitaza kugucika ukabyibagirwa. Ngo rero niba ushaka kuzamura umushahara wawe, ni ibintu 10 ugomba gukurikiza kugira ngo uzamurirwe umushahara mu buryo bworoshye. Bino bintu byakusanyijwe bivuye mu gitabo cyitwa Napoleon Hill. Ikintu cya mbere ugomba gukora kugira ngo uzamurirwe umushahara wawe, ikintu cya mbere ugomba kubanza ukamenya agaciro ufite cyangwa se ikintu umaze muri business runaka. Aho uri gusaba kubaza kuzamurira umushahara, ugomba kubanza kumenya ese wowe ubwawe ubamariye iki. Ngo mbere yuko rero usaba kuzamurirwa umushahara, ugomba kubanza kumenya ikintu ubamariye ndetse ugakora n'ubushakashatsi ukamenya ese abandi bantu bakora akazi nk'akanjye ndetse bafite ubuhe bunararibonye ku buryo nanjye nabigiraho nkaba nazamura umushahara wanjye. Ikintu cya kabiri, ugomba gutegura ikiganiro cyangwa se ugategura ibiganiro hagati yawe na boss wawe mbere yuko ujya gusaba umushahara. Ngo ntuzigere uteganya yuko boss wawe ari buhita kuzamurira umushahara. Ugomba kubanza ukabitegura mbere, ugategura ko mugiye kuganira, ngo kandi ukitegura yuko igihe nanone akwirukanya akubwira ngo reka ibyo kukongeza wapi, ibyo ntibikaguca intege ngo kubera ko utabonye ibyo washakaga. Icya gatatu, ugomba rero ngo kwita kuri bya bintu wuzuza muri ka kazi. Ese wuzuza izihe nshingano zatuma bakuzamurira umushahara? Ni iki kintu ukora gituma umushahara wawe wakongerwa? Ngo niba rero uri kuganira na boss wawe, muri kuganira ku kijyanye n'uko ushaka ko bakuzamurira umushahara wawe, ngita cyane cyane kuri bya bintu ukora, kuri ka kazi ukora, za serivisi utanga muri ka kazi kawe ushaka ko bakuzamuriramo umushahara. Ngo noneho ugomba kwita mu gihe uri kuganira na boss wawe, ugomba kuvuga cyane cyane kuri ka kazi ukora muri wa mwanya wawe ndetse ukavuga n'icyo ako kazi kamariye business. Ubwo baba bari kuvuga ngo ni za positive impact cyangwa se bya bintu byiza akazi kawe cyangwa se serivisi utanga zizana muri ka kazi uri gusabira ko bakuzamurira umushahara. Icya kane, ngo nuko ugomba kuba wifitiye icyizere. Ugomba kwigirira icyizere mu byo ukora byose, kandi mbere yuko ujya no gusaba boss ko akuzamurira umushahara, ugomba kugenda wifitiye icyizere. Ugomba kugenda uri kwizerera muri wowe, ubanje kwizerera muri wowe ndetse kandi ukagenda uzi n'agaciro kawe. Ngo nutiyizera wowe ubwawe, nta wundi muntu uzakwizera bitewe n'uko nawe ubwawe utifitiye icyizere. Icya gatanu, ugomba guhozaho, ntugacike intege. Ngo ntugacike intege ngo kabone nubwo baba banze kukuzamurira umushahara cyagiye wabisabye bwa mbere, ngo ntugacike intege ngo uve ku bintu ngo umanike amaboko ngo uvuge ngo kano kazi karananiye ngo bitewe nuko banze kunzamurira umushahara. Ngo barakubwira ngo wowe komeza ukore cyane umunsi umwe cyangwa se igihe kimwe, bya bintu ukorera uzabihemberwa. Icya gatandatu, ugomba kubanza ukihangana. Ugomba kugira kwihangana muri wowe, ngo kuzamurirwa umushahara iteka bifata
bifata igihe kinini kandi bisaba n'imbaraga nyinshi kugira ngo bosi wawe yumve ko agomba kukuzamurira umushahara. Don't expect it to happen Ngo ntuzateganye yuko ibyo bintu byo kuba uri gusaba kuzamurirwa umushahara byaba mu ijoro rimwe. overnight. 7. Icya karindwi, Be willing to take risks. uzihanganire ingorane zose uzahura nazo mu kazi. Uteganya yuko uzahura n'ingorane zigiye zitandukanye mu kazi uri gusabira ko uzamurirwa umushahara. If you want to earn more Ngo money, niba ushaka guhembwa amafaranga menshi, you may need to be willing to take ngo ugomba kwihanganira ibintu bizakugora muri ako kazi. Igihe uri gushaka ko uhembwa amafaranga menshi, ugomba kwihanganira bya bintu bizakugora igihe uri muri ako kazi. risks. This could Ibi ngibi bisobanuye yuko ugomba kugira promotion muri wowe, ugomba kwiha umurava, ugomba kwiha imbaraga, ukishyiramo akanyabugabo. mean asking for a promotion. Start Ngo kandi ibi ngibi nanone bishobora kugufasha kuba watangira bizinesi yawe. Ngo kandi ugafata n'ibyemezo by'uko ushobora kuba wakikorera akazi kawe bwite. Aha ngaha bisobanuye yuko mu gihe uri gusaba akazi ugomba kwigirira icyizere, ugashyiramo imbaraga zawe zifatika, ku buryo igihe nawe ugiye kwitangira akazi kawe cyangwa ugiye gutangira inshingano zawe bwite mu kazi kawe, ugomba kubikora neza. own business or taking on more responsibility at work. 8. Icya munani, Be willing to learn new things. ngo ugomba kwiga ibintu bishyashya. Ntabwo ugomba kugumana bwa bwenge wavanye mu ishuri gusa, ahubwo buri munsi ugomba kwiga ikintu gishyashya. World of work Ngo iyi si buri munsi igenda ihindagurika buri munsi. is constantly changing, so you Ngo niyo mpamvu rero need to be willing to learn new ugomba kwiga ikintu gishyashya buri munsi, things to stay ahead of the curve. ngo kugira ngo uzagume ushoboye cyangwa se ufite amakuru, uri update muri buri bintu byose. 9. Be willing to network. Ugomba kuba rero witeguye nanone ku kintu cya 9, ugomba gushaka amakuru uko byagenda kose, ugomba ufite connection z'abantu muhura. Networking is a Ngo kuba ufite connection cyangwa se ufite ihuriro ry'abantu, ngo ni uburyo bwiza bwo kuba wagira uburyo bwiza bwo kuba wagira amahirwe ndetse no guhura n'abandi bantu. great way to learn about new opportunities and meet people who can help Ngo kandi aba bantu muhura nabo nibo bantu bashobora kugufasha kuba wazamura umushahara wawe. you raise your salary. 10. Be Icya 10, willing to give back when yours ugomba gufasha ba bantu. Noneho rero ba bantu bagufashije kuzamuka cyangwa se ba bantu wasize igihe umaze kugera ku ntsinzi yawe, ba bantu ugomba kubibuka. successful. Don't forget to give Ngo ntuzibagirwe guha ba bantu cyangwa se gusubiza agaciro ba bantu bagufashije kugera hejuru. back to others. This could mean Ibi ngibi ni byo bintu by'ingenzi bishobora kuba byagufasha kuzamura umushahara wawe. mentoring someone. Niba wakunze rero kino kiganiro, ntabwo wagenda udakoze subscribe kugira ngo ujye ukurikirana inama za buri munsi tukugezaho. Gentle Art.